igitunguru cy'ijana, inyanya za 200, intoryi za senkani, karoti z'150. Gisetsa umugabo mu muhanda ukaba umugwa neza ugatanga ibyo ufite utwiza. Yita ku bintu byose by'urugo atagombye gusigana n'umukozi cyangwa atagombye kumva ko abakunzi ba Mama Mignone Official. Amahoro y'Imana nabane natwe. Amahoro. Mumeze mutese, muri aho mumeze neza? Abo mu mpande z'isi bose turabasuhuje, iburengerazuba, iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, ku isi yose, abo mu ntara ya diaspora mwese turabasuhuje. Twongeye kugaruka rero muri aka kanya kugira ngo tuganire ku muryango mwiza, umuryango wishimye, umuryango ufite icyanga, umuryango nawe wareba ukumva urawifuje. Shuti bakunzi bacu, turabasabye ngo mukurikire iki kiganiro mu gisoze. Abatarakora subscribe ni mukore subscribe, ndetse mukore like, musharinge hirya no hino abantu bose babimenye. Hanyuma muduhe na commentaire niba mutubwire niba ibyo tubabwira ari byo, niba ari byiza, niba hari naho byatugeza. Uyu munsi nahuye n'abantu turaganira, ariko muri uko kuganira hajemo kuvuga ngo nituvuge ku cyanga cy'urugo. Icyanga cy'urugo kugira ngo kibeho nuko abantu babiri babana. Ubundi umuryango mwiza wishimye ni urugo rurimo umugabo, umugore, abana ndetse n'abashyitsi n'abandi bose twifashisha mu rugo. Ariko muri uwo muryango hari moteri, hari abatuma urugo ruba rwiza, hari abatuma urugo rugenda neza. Abo rero twakwita moteri y'urugo ni umugore n'umugabo. Iyo umugore n'umugabo bameze neza, n'urugo rumera neza. Iyo umugore n'umugabo bameze nabi, n'urugo rumera nabi. Iyo umugabo arwaye, umugore ntabwo ashobora kwita ku rugo uko bikwiriye, kuko ikintu cya mbere na mbere agomba kwita ku mugabo wiwe. Iyo umugore arwaye naho nuko bigenda. Rero ikintu cya mbere na mbere gituma urugo rugenda neza nuko aba ba moteri b'urugo, abatuma urugo rugomba kuryoha, abatuma urugo rugomba kwifuzwa, abatuma urugo rugomba kwishimirwa, ni wa mugore n'umugabo. Iyo hari ikibazo rero kirimo, iyo hari uburyo kibatari kumvikana, iyo umugabo atishimiye umugore we, byanze bikunze ntabwo urwo rugo rwaryoha. Iyo umugore nawe atishimiye umugabo we, byanze bikunze ntabwo urwo rugo rwaryoha. Kandi urugo ni ishingiro ry'ibintu byose. Buriya urugo rwiza rutuma umudugudu uba mwiza, rugatuma akagari kaba keza, umurenge mwiza, ndetse bigakura bikagera no ku gihugu cyiza. Buriya usanze nta makimbirane ari mu ngo z'abantu hirya no hino, wasanga n'iterambere ryihuta. Hari ikiganiro twigeze kubivuga mu bushize, turavuga ngo urugo rufite umunezero, urugo rufite amahoro, n'iyo abantu bakoze barunguka, kubera ko baba bajya inama, baba baganira kuri buri kimwe no ku kindi. Ariko cyane cyane tukavuga ngo mutima w'urugo, twavuze ngo hari ba moteri b'urugo ni babiri, ariko mutima w'urugo iyo yabaye mwiza kurenza ibindi byose, iyo umutima wabaye mwiza, ndakurahiye rwa rugo ruba urw'igiciro. Kuko twaranabyumvishe kandi tujya dukunda no kubyumva, no muri Bibiliya barabivuga ngo umugore mwiza ameze nk'ibuye ryitwa Marie Jeanne. Ako kantu mwaba mukazi se, mwaba mukibuka? Ubundi n'abagabo nabo bajye babimenya. Hari abagabo bicara hanze ahangaha bakaba bazi yuko nyine kubera ko ari abatware b'urugo, bakaba bumva abagore n'abagore bari hariya, bakamufata nk'umukozi w'urugo, nk'umukozi wo mu rugo, akamufata nk'umuntu udafite ikindi kintu amaze. Hari ibintu ubundi twakagombye kubana mu rugo twubahana. Icyo ni icya mbere. Twakagombye kubana mu rugo twese turi abanyagaciro, twese dufite agaciro. Ariko mutima w'urugo akamenya ko ari bwubaha umutwe, ari bwubaha umutware. Umutima w'urugo akaba wa muntu uzakora ibyo ashinzwe neza, kugira ngo na wa mutwe nawo uze gukora akazi kawo. Kubera ko ubundi urugo reka tujye tunavugisha ukuri,
urugo ni urw'umugore. Urugo ni urw'umugore. Hari umuntu wabivuze neza, ni umukozi w'Imana. Reka nze mbumvishe aka kantu yavuze. Uyu mukozi w'Imana yabivuze neza, arabivuga rwose, avuga ndetse n'uko Bibiliya ibivuga. Namwe nk'abantu turi kumwe dukurikiranye kino kiganiro cya kuri Mama Mignone Official, ndagira ngo mubyumve hanyuma muze kugira icyo mubitubwiraho. niba ari ikintu mu isi imana itanga ikaba imaze umugabo umubabaro w'iteka ryose ni umugore muzima. niba hari ikintu umuntu ahura nacyo akarira by'iteka ryose ni umugore mubi. niba hari n'ikintu gisetsa umugabo mu muhanda ukaba umugwa neza ugatanga ibyo ufite utizigamye ukubwira umugore mwiza. Salomo yaravuze ngo naramubonye ameze nk'ibuye ry'igiciro cyinshi ryitwa marijani. Aravuga ngo bene uwo mugore abyuka mu gitondo adasiganye n'abagaragu ngo agakora ashaka ibyo gutunga umugabo. Kandi ikindi aravuga ngo asasira umugabo we mu cyari cy'ipamba ngo niho amuryamisha. Nta magambo y'inyuma mu mugongo amusasira mu cyari cy'ipamba. Irukana yari afite umugore mwiza abashumba banjye uzi gusenga akihangana. Ubundi yari afite intambwe ya mbere y'amasengesho. Ubundi umukristo agira inzira eshatu zikemukirwamo ibibazo. Niba ari ikintu mu isi Imana itanga ikabimaze. Uyu mukozi w'Imana murabyumvishije, aragira ati niba hari ikintu ku isi Imana itanga kikaba kimaze umugabo umubabaro. Mwabyumvishije? Kandi ngo umugore mwiza ngo abyuka mu gitondo cya kare kare adasiganye n'abagaragu. Ni ka kantu nigeze kubabwira ngo umugore abyuka mbere akaryama nyuma. Ni cya kintu nigeze kubabwira ngo umugore yita ku bintu byose by'urugo atagombye gusigana n'umukozi cyangwa atagombye kumva ko umukozi ari we uri bubimukorere. Uyu mukozi w'Imana we yabivuze neza, aravuga ngo umugore w'igiciro abyuka kare atagombye gusigana n'abagaragu. Sinzi niba mwakumvishije, ariko ni ibintu byumvikana kandi bisobanutse. Rero umugore mwiza nakubwira ngo ita ku rugo rwawe, uba umugore uwo muri Bibiliya bavuga, uba umugore ijambo ry'Imana rivugaho, uba umugore nawe uvuga ngo uru rugo ngomba kurugira urwanjye ndetse nkarukorera ntawe nsiganye nawe. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Nujya gukorera urugo nta muntu usiganye nawe, ndahamya ntashidikanye ko urugo rwawe uzaba warufashe nk'urwawe, nta n'impamvu yo kuzarurekura. Hanyuma niba umugore yamaze gufata urugo nk'urwe akarukorera ntawe asiganye nawe, wa mugabo we wireba ko uyu mugore yakoreye urugo ntawe asiganye nawe ngo ushake kumufata nk'aho ari umukozi wo mu rugo. Aha abakozi bo mu rugo banyumve neza, kuko hari igihe umugabo ashaka umugore yarangiza kumva ko hari ari nk'umucakara yazanye. Ni nabyo bya bindi navuze, ugasanga ariko ubu ngubu bigenda bicika. Ubundi kera iyo umugore yashakaga babaga bazi yuko umuryango wabaga uzi yuko ubonye umucakara, bakaba bazi yuko babonye umuntu uzajya bakuburira, babonye umuntu uzabaterera intabire, babonye umuntu doko yabaga abaye nk'aho ari umucakara wo kwa nyirabukwe cyangwa umukozi wo kwa nyirabukwe. Ndetse hari n'ahantu nkurikije ukuntu njya mbyumva amateka bivuga, wasangaga umugore abura n'umwanya wo gukorera urugo rwe kubera ariko ari gukorera kwa nyirabukwe. Ubu rero n'abantu bakurikira nyine social media bo bari no mu iterambere, barabizi neza, bari gukorera amafaranga binjiriza urugo rwabo, ntabwo bari gukorera kwa ba nyirabukwe. Ariko nubwo bakwinjiza amafaranga cyangwa se bafite n'ibindi bintu bakora ku ruhande, cyangwa se naho baba badafite akazi kabinjiriza amafaranga, ariko urugo yaramaze kurufata nk'urwe, arukorera buri kimwe cyose, arumenyera buri kimwe cyose. Umugabo yacyuri haho, umugore akamenya kurijera, akamenya kubigenza gute. Ntabwo bisobanuye ko uyu mugore aba ari umukozi wo mu rugo. Hari abagabo bamera nk'aho bafashe, yaba ajya no kugura n'igitunguru, ukabona umugabo aramubwira ati nyandikira ibyo uri bugure,
igitunguru cy'ijana, inyanya za 200, intoryi za senkani, karoti z'150, doko ukabona wa mugabo nta cyizere afitiye umugore. Ibyo bintu nabyo birahari kuba nta cyizere gihari. Hari abantu duherutse kuganira mu minsi yashize barangije barambwira batese mama minyo, ubundi uzakomeza kuvuga urugo rwiza, umuryango mwiza, kureba ubu ngubu muri iki gihe byaserebuye, nta ngo zikiriho ntaki. Ariko nubwo tubivuga gutyo, n'ingo nziza zirahari. Kandi njyewe ikindi kintu nshimira Imana nuko abantu bakurikira ibi biganiro byacu hari ikintu bigenda bibungura, hari n'icyo bagenda bahindukaho. Njye mbishima cyane kuko hari n'abantu bambwira bati wavuze akantu kankora ku mutima, nkumva aciye mu gikara arabimbwiye, nkumva aciye mu gikara arambwira ati ni ukuri nzaza ahubwo njyewe nkwegere tugire byinshi tuganira, ndetse ngire n'ibyo nkubwire na experience y'ubuzima nagiye nyuramo. Murabizi hari ikiganiro duherutse gukora mu minsi yashize turi kuvuga ndetse n'ahantu bijya bipfira. Waba winjiye mu gihe cya power struggle ukumva ko ibikuba byacitse, ukumva umuntu yatangiye kukwihishurira, yatangiye kukwiyereka, nawe watangiye kumusobanukirwa. Ntayaga ibikuba biba byacitse nshuti yanjye, wa wundi wakunze abakiri uwo nguwo nyine, ahubwo nuko mu gihe mwafiyasanyaga yakwihishe, nuko yakwihishe, nuko atakwiyeretse nawe kuko wari uri mu gihe cyo gusinzira ntiwabasha gusobanukirwa n'uwo ari we. Rero muri ibi ngibi nari mvuze byo kuvuga ngo hari igihe ngo umugabo afata umugore we nk'umukozi wo mu rugo, cyangwa se ugasanga n'umugore niba yashatse hari azi yuko yaje nko muri banki, niko nabyita, yaje muri banki, umugabo azajya akora azamuhereze abike cyangwa jere, ntatekereze ko nawe agomba kugira ikintu yakora, kugira ngo yunganire uyu mugabo nawe uri gukorera amafaranga. Ibi ngibi nabyo hari abagore bagenda babyishyiramo nka gutyo, ariko hano hari undi muntu wabivuze neza arabisobanura nabyo, reka mbibumvishe mwumve ukuntu tugomba kujya dutekereza kure. Ukabyara umwana w'umuhungu, uzamwigishe gukora imirimo yo mu rugo, kugira ngo naramuka ashatse umugore undi uguye igisubizo. Urabona nubyara umwana w'umuhungu ubyumve neza, uzamwigishe gukora imirimo yo mu rugo, kugira ngo naramuka ashatse umugore cyangwa umufasha azamenye nawe kumufasha, azatandukanye ko yashatse umufasha cyangwa yashatse umukozi wo mu rugo. Turumvikana neza? Ako kandi umwana w'umukobwa uzamwigishe gukorera amafaranga, yego, amenye no kuyakoresha no kuyazigama, kugira ngo nashaka umugabo azamenye ko ashatse umuntu bagiye gufatikanya kubaka urugo, atari wa wundi buzane ngo wabike gusa binatazi imvune byatwaye cyangwa bitagaguza uko ashaka. Nubyara abana rero bawe, nuba uri umugabo, uri umubyeyi, ukabyara umwana w'umuhungu, okay, uyu nguyu nawe hari icyo tubwiye kandi hari n'icyo turi bukuremo. Aragira ati nubyara umwana w'umuhungu uzamwigishe gukora imirimo yo mu rugo, kugira ngo nashaka umugore azamenye yuko agomba kumufasha. Numufasha ashatse. Muribuka wa muhanzi waririmbye umukamyi w'izo yoroye yaje umukamisha, ntuzamuvunishe we wamuhaye umufasha. Ni ukuri uba ushatse umufasha rero ni uwo kugira ngo mufatikanye, si uwo kugira ngo akore wenyine. Noneho hari akandi kantu yongeyeho uyu mugabo, arangije aravuga ngo nubyara umwana w'umukobwa uzamwigishe gukora no gukorera amafaranga, kugira ngo nagera mu rugo nawe azige no kuyakorera ndetse no kumenya kuyajera. Hari ibintu tugomba kujya twiga natwe tugeze mu cyiciro cyo kuvuga ngo ari aba bakobwa bagiye gushaka, ari ndetse n'abo basore bagiye gushaka, bakwiye kujya babona inyigisho zibabwira ngo nimba ugiye gushaka umufasha, ntabwo ugiye gushaka umukozi wo mu rugo. Niba ugiye gushaka umugabo, ntabwo ugiye gushaka banki, ugiye gushaka uwo mugomba kubakana, kugira ngo nawe wiminjiramo agafu ko kuvuga ngo ngomba kugira icyo nkora, ngomba kugira icyo ninjiza,
kugira ngo urugo rwanjye rugende neza. Rero ntuza we yarabiririmbye neza aravuga ngo urugo nurukeye mwana wanjye urumve wigira aha ntukajye urengwa ngo urwite urukiniro. Urugo ntabwo warwita urukiniro, ntabwo uba ugiye gukina. Kandi nongere mbwire n'abantu badukurikiye yuko nta muntu ujya ashaka gukina. Ari nayo mpamvu ugenza ahora ngaruka kuri iki kintu, ntidugacire imanza abantu barugezemo bikarangira baruvuyemo. Ndavuga ku ruhande rw'umugabo no ku ruhande rw'umugore. Ukurikije bya byiciro twagiye tuganira byo mu rushako, hari igihe uyu mugabo ashobora kuba yarinjiye muri cya cyiciro cyo gusinzira, akumva ko azahora asinziriye. Igihe cyo gukanguka kikamutera ubwoba. Gukanguka ni ukubona uwo washatse uwo ari we, agahita avuga ati reka ibi sinabishobora. Na wa mugore washatse asinziriye yakanguka yabona imico y'umugabo akavuga ati reka mbivuyemo. Ahubwo mu gihe cya fiyansaye abantu bajye baganire no ku nshingano z'urugo. Mwere kugendera kuri shushu sheri hani na switi, oya, ahubwo mujye mumenya ngo imbere ibidutegereje ni ibiki. Numara gusobanukirwa n'ibigutegereje imbere, igihe cyo gukanguka ntabwo kizagutungura. Ndagira ngo shuti bakunzi ba Mama Mignone Official, ibi bintu tubikurikire kandi tubikurikire tubikunze, kuko urugo ni ubuzima. Ngiye kureba uko bimeze, ntabwo ari nziza kuvuga ngo reka ngende ngereyo, ngo none se ko mbona n'abandi bagenda bakagaruka. Oya, nimureke twubake ibintu bizarama, twubake ibintu bifite agaciro. Rero kuri uyu munsi ntabwo nshaka ko ikiganiro cyacu kiba kirekire, ahubwo nabasuhuzaga kubera ko maze iminsi ntari kuboneka, maze iminsi hari utundi tuntu mpugiyemo, ariko nagarutse kandi ngarutse nzi yuko tugiye gukora neza, tugiye kuvuga ibintu byiza, ibintu byubaka. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha, mugire urugo rwiza, urugo rw'igiciro, urugo rw'igikundiro, urugo buri muntu wese azajya areba akarwifuza. Ciao ciao.